Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na comment kugira ngo amasomo tubagezaho ajya kugeraho utabanje kuyashakisha. Uyu munsi rero tugiye gufatanya gukosora ikizamini cyakorewe kuri site ya Muhanga. Cyakorewe kuri site ya Muhanga. Kugira ngo ubone iyi application ya Traffic Rules, ujya muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules, ukayidownloadinga ikaba muri telefone yawe. Iyi application usangamo serivisi z'irembo, ukabonamo imyitozo yagufasha kwihugura mu byerekeranye n'uruhushya rw'agateganyo, ubonamo n'igazeti. Iyi application rero tugiramo uburyo bubiri bwo kwigisha. Hari uburyo bwo gukora imyitozo ukoreye muri application. Hakabaho n'ubundi buryo bwa kabiri tugira bwo kwigisha abantu muri groupe yitwa VIP Kora Rimwe. Iyo groupe rwose iyo uyigiyemo gutsinda aba ari ngombwa, kuko ibintu byose uba warabibonye. Dutangiye n'ikibazo cya mbere rero. Nka kwa kundi bisanzwe rero, urafata ikaramu n'urupapuro kugira ngo tujyane dufatanye gukosora. Urajya usoma ikibazo, numara gusoma ikibazo, mu gihe tutarasubiza wowe ikibazo n'ubu ukigezeho cyaje cyose, urajya ushyiramo pause kugira ngo ugisome, ucyumve, ugikore. Nurangiza kugikora, wanditse kuri ka gapapuro kawe inyuguti wahisemo, noneho wongere ufungure igikomeze, noneho ubashe kumva igisubizo mwarimu yatanze. Twagiye rero, twatangiye. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo kunyuranaho bikorerwa A. mu ruhande rw'iburyo gusa, B. igihe cyose ni ibumoso, C. iburyo iyo unyura ku nyamaswa, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubundi kunyuranaho bikorerwa ku ruhande rw'ibumoso, ariko ntabwo bikorerwa ibumoso igihe cyose, cyangwa se ngo bikorerwe ibumoso gusa. Oya, ahubwo kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko bishobora no gukorerwa iburyo. Bishobora gukorerwa iburyo ryari rero? Bishobora gukorerwa iburyo igihe umuyobozi ukuri imbere, wa muyobozi ukuri imbere ugiye kunyuraho, we yakweretse ko agiye gukatira ibumoso. Icyo gihe umunyuraho ukoresheje uruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu rero hano igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri, ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri
uretse ibitegetswe, ibyo ntibireba amatara akurikira: a. Amatara ndanga. b. Amatara ari imbere mu modoka. c. Amatara ndangaburumbarare. d. Ibisubizo byose nibyo. Kuri ka gapapuro kawe andika inyuguti ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni b. Ni amatara ari imbere mu modoka. Vuga ngo nta matara agomba gushyirwaho ku buryo butateganyijwe. Nta matara agomba gushyirwaho ku buryo butateganyijwe, cyane nk'amabara cyangwa se ingufu. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Aha hantu tuhumve neza, ntabwo ari amatara ari imbere ku modoka, ni amatara ari imbere mu modoka. Dutandukanye ku modoka no mu modoka. Ni ukuvuga ngo aya matara ari imbere mu modoka ntaba arimo imbere. Murabona twese iyo turi mu modoka, cyagiye wenda ndumva nta muntu wenda waba atari yatega tagisi ngo arebe. Urabona cyagiye wenda iyo konvuwayeri arimo yishyuza mu masaha ya nijoro, mubona ko hari agatara acana ko muri parafo y'imodoka. Ni ariya matara rero hano bari kutubwira. Aya ngaya amatara ashyirwaho ku buryo butubahirije amategeko yerekeranye no kumurika kw'amatara. Hano rero dukurikije ikibazo bari baduhaye, igisubizo ni b. Ikibazo cya gatatu: nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahuri tungahe? a. 2, b. 3, c. 1, d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uduhanagura-kirahuri rero ni utuye. Uduhanagura-kirahuri ni kariya mubona kuri paraburize, cyane nk'iyo haje igihe cy'igihu cyangwa se cy'imvura. Shoferi akoresha ahanagura ikirahuri kugira ngo abashe kureba imbere. Kariya niko bita agahanagura-kirahuri. Niba hari agahanagura-kirahuri, hari n'akitwa akoza-kirahuri. Akoza-kirahuri ni agateraho amazi, niko kitwa akoza-kirahuri. Akariya rero kagenda kayakuraho niko bita agahanagura-kirahuri. Hano rero igisubizo ni c. Ni kamwe, ni nibura kamwe. Ni ukuvuga ngo agahanagura-kirahuri ni nibura kamwe, akoza-kirahuri ni nibura kamwe. Hano rero igisubizo ni c. Ikibazo cya kane: amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: a. Iyo umuhanda umurikiye, umuyobozi abasha kureba muri metero 20. b. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. c. Iyo ari mu nsisiro. d. Ibisubizo byose nibyo. Iyo rero bavuze amatara maremare y'ikinyabiziga, niyo twita amatara y'urugendo. Niyo twita amatara y'urugendo. Niyo matara maremare. Hano rero igisubizo ni b. Iyo kigiye kubisikana n'ibindi. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubisikana
n'ibindi binyabiziga, icyo gihe ukuramo amatara maremare. Iyo wari uyacanye uyakuramo ugacana amatara magufi. Amatara magufi rero niyo twita amatara yo kubisikana. Hano rero igisubizo ni B. Ikibazo cya gatanu, ubaye ufite ikibazo hari aho udasobanukirwa, utwandikira muri komenti tukabasha kugusobanurira ku buryo burushijeho. Ikibazo cya gatanu, ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano rero amatara ndangamubyimba ni ayahe? Amatara ndangamubyimba ni ya matara aba mu mbavu z'ikinyabiziga. Ya matara aba mu mbavu z'ikinyabiziga. Naho amatara ndangaburumbarare ni ayahe matara? Amatara ndangaburumbarare uzarebe nk'igihe cy'umugoroba cyangwa se cya nijoro, urebe hejuru y'ikirahuri gihagarika umuyaga. Ikirahuri gihagarika umuyaga rero ni ikihe? Ikirahuri gihagarika umuyaga ni parabolize. Ni ukuvuga ngo ni kiriya kirahuri umuyobozi w'ikinyabiziga areberamo. Kiriya kiba kiri imbere ku modoka. Kiriya nicyo bita ikirahuri gihagarika umuyaga. Muzarebe hejuru yacyo rero haba hari udutara, ariko ntabwo ari ku modoka zose. Ntabwo ari ku modoka zose. Uvuga ngo aya matara ndangaburumbarare ashyirwa ku binyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Nibyo binyabiziga bishyirwaho amatara ndangaburumbarare. Muzarebe rero icyo gihe muzatubona hejuru kuri kabine y'imodoka. Niyo bita amatara ndangaburumbarare. Hano rero igisubizo ni D. Ibi bisubizo byose nibyo. Aya matara ndangamubyimba, amatara yerekana icyerekezo ariyo ndangacyerekezo, n'amatara ndangaburumbarare ashobora kurenga abiri ku ruhande rumwe rw'ikinyabiziga, mu gihe andi matara adashobora kurenga abiri. Hano rero igisubizo ni D. Ikibazo cya gatandatu, ubugari bwa remoruki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. A. Santimetero 25. B. Santimetero 125. C. Santimetero 45. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'uko rero bisanzwe iyo dukosora ahantu bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko byanga bikunda igisubizo cy'icyo kibazo kiba kigomba kubaho. Kiba kigomba kubaho. Niba rero kigomba kuba kibaho, tuba tugomba no kukivuga kugira ngo nugera ku kibazo babajije kandi icyo gisubizo kirimo uzabashe kukimenya. Ubugari bwa remoruki ikuruwe n'igare rero cyangwa velomoteri ni santimetero 75. Santimetero 75.
hano rero murumva ko santimetero 75 ntazo bigeze batubwiramo, niyo mpamvu hano igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi, izere ko twese turi kugendana turi kubyumva. Habaye hari aho turi gutanga ubusobanuro ntusobanukirwe neza byimbitse, utwandikira muri komenti ukavuga uti ikibazo nimero iyi n'iyi ntabwo nacyumvise neza, tukabasha kugusobanurira ku buryo burushijeho. Ikibazo cya karindwi kiratubwira ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira: A, metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. B, metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. C, metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero bakubajije iki kibazo, igisubizo cyacyo ni metero 150 nijoro na metero 20 ku manywa. Nuvuga ngo nijoro itara ryo guhagarara rigaragarira mu ntera ya metero 150, ku manywa rikagaragarira mu ntera ya metero 20. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8, imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: A, mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ku kibazo cya 8 igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo nyacyo ahangaha kiratubwira ngo ni mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Aha rero wakwibaza ngo kuki twasubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo kandi wenda twasubiza kuri A. Impamvu tutasubije kuri A ni batubwiye ngo mu nsisiro gusa. Iri jambo gusa rero, iri jambo gusa ugomba kuryitaho kuko aba ari umutego. Kuko uramutse uvuze ngo ni A, waba uvuze ngo mu nsisiro gusa, kandi twumvise ko igisubizo ari mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Ubwo uvuze ngo ni A, waba uvuze ko ari mu nsisiro gusa, waba uvuze ko ahandi bitemewe. Hano rero niyo mpamvu twasubije D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo nyacyo
ni mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Ikibazo cya 9. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubw'umuyobozi. Hano iyo tuvuze umuyobozi tuba tuvuze umushoferi kuri remoroki zikurikira: a. remoroki ifite feri y'urugendo. b. remoroki idafite feri y'urugendo. c. remoroki itarenza kilogarama 750. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni b. remoroki idafite feri y'urugendo. Ni ukuvuga ngo remoroki idafite feri y'urugendo, icyo gihe uburemere bwayo ntibugomba kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiyikurura kandi habariwemo n'ubw'umuyobozi. Ubwo ni ukuvuga ngo ugomba gufata ibiro ubwabyo ikinyabiziga gipima, hakiyongeraho ibiro by'umushoferi, ukabiteranya. Ubwo ibiro by'umushoferi ubiteranya hamwe n'uburemere bw'ikinyabiziga, noneho ukagabanya 2 ukabona ibiro icyo kinyabiziga ukabona ibiro bya remoroki icyo kinyabiziga kitagomba kurenza igihe idafite feri y'urugendo. Hano rero iki kibazo ubu buryo kibajije muri ibi bisubizo baduhaye, urabona a na b bitandukaniye ku kantu gato: idafite, ifite. Igisubizo rero ni idafite feri y'urugendo. Igisubizo ni b. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10: ibinyabiziga bifite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndanga burumbarare: a. metero 2 na santimetero 10. b. metero 2 na santimetero 50. c. metero 3. d. metero 2. Hano igisubizo ni a. metero 2 na santimetero 10. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga byose bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10, icyo gihe bishyirwaho amatara ndanga burumbarare. Igisubizo ni a. Ikibazo cya 11: ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? a. igihe kigenda ahamanuka. b. igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. c. igihe gifite feri y'urugendo. d. ibisubizo byose nibyo. Igisubizo ni b. igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ni ukuvuga ngo bya bindi tujya twita ngo gutera indobo ntabwo byemewe.
ntabwo byemewe ngo kubera ko ugeze ahamanuka ngo uratera indobo ngo uzimye moteri, oya ntabwo byemewe, kereka igihe ikinyabiziga cyawe cyapfuye gikuruwe n'ikindi, nibwo gishobora kugenda mu muhanda moteri itari gukora na vitensi itari gukora, urumva ko kiba cyapfuye, kiba kigomba gukururwa n'ikindi kugira ngo kigere aho kiri bukorerwe. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 12. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma, ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: A. metero 1 na santimetero 50, B. metero 1 na santimetero 75, C. metero 1 na santimetero 90, D. metero 2 na santimetero 10. Hano rero iyo bavuze ngo hari hejuru, ni ukuvuga ngo ni uburyo aya matara ndangambere na ndanganyuma ashyirwaho, mbese uvuye ku butaka ku buryo atarenga mu bipimo turi bubone aha ngaha. Ni ukuvuga ngo ni uko bayashyiraho. Iyo bavuze rero ngo igihe ikinyabiziga kidapakiye, urumva ko ikinyabiziga iyo gipakiye kirika kikajya hasi, niyo mpamvu batubwira ngo igihe kidapakiye. Hano rero igisubizo ni C, ni metero 1 na santimetero 90. Ni ukuvuga ngo aya matara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kujya hejuru ya metero 1 na santimetero 90. Igisubizo ni C. Ikibazo cya 13. Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira: A. inkombe mpimbano z'umuhanda, B. ahahagararwa umwanya muto n'umunini, C. ahanyura abayobozi b'amagare, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A, ni inkombe mpimbano z'umuhanda. Ni ukuvuga ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'uwo muhanda. Igisubizo ni A. Ikibazo cya 14. Ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira: A. inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B. imbere ni metero 1 na santimetero 70, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A, ni inyuma igice kirenga ku biziga by'inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ikibazo cya 15. ngo uretse mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni: A. toni 20,
B. Toni 16. C. Toni 12. D. Toni 10. Hari abantu rero babona iki kibazo kiriho gikoze muri ubu buryo nta hantu bashyize ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Akenshi abenshi bagira ngo ikibazo giteguwe nabi. Oya, ikibazo kiba giteguwe neza, ahubwo byanga bikunda muri ibyo bisubizo baguhaye guhitamo haba harimo igisubizo nyacyo. Haba harimo igisubizo nyacyo. Imitambiko ni iki rero? Imitambiko ni kiriya cyuma gihuza ibiziga. Ibiziga ni iki rero? Ibiziga ni amapine. Kiriya cyuma gihuza amapine kiba gitambitse hagati gutya, gihuza amapine y'iburyo n'ay'ibumoso, nicyo twita umutambiko. Ariko ku modoka amapine y'imbere ntabwo tuyita ko afite umutambiko. Oya, kuko akamaro k'amapine y'imbere nta kandi, ni ako kuyobora ikinyabiziga. Niyo akata, niyo yereka ikinyabiziga aho kigomba kujya. Kuko buriya amapine y'inyuma ku kinyabiziga ntabwo akata. Oya, ntabwo yihindukiza rwose. Amapine yihindukiza ni ay'imbere ku kinyabiziga. Hano rero igisubizo ni C. Ni toni 12. Ikibazo cya 16. Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. Ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A. Metero 11. B. Metero 10. C. Metero 7. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni C. Ni metero 7. Metero 7. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga gifite iyo mitambiko ntikigomba kurenza uburebure bwa metero 7. Ikibazo cya 17. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni B. Ni velomoteri. Ni ukuvuga ngo velomoteri iyo uvugije ihoni ryayo, umuntu uri muri metero 20 uvuye aho iyo velomoteri iri aba yumva iryo honi ryayo. Kuvuga ngo velomoteri ihoni ryayo ryumvikanira mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya 18. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A. Umukara. B. Umweru. C. Ubururu. D. Umutuku. Igisubizo ni B. Ni umweru. Ni ukuvuga ngo iki cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi gifite ubuso bwera, ubwo ni umweru. Ikibazo cya 19. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye
n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya a metero 50 nibura, b metero 100, c metero 150, d metero 200 nibura. Hano igisubizo ni d, metero 200. Nuvuga ngo amatara ndangaburumbarare ntabwo amurika, ahubwo arabonwa. Nuvuga ngo ikinyabiziga wenda kibaye gihagaze ahantu, undi muyobozi w'ikinyabiziga agaturuka mu kindi cyerekezo, icyo kinyabiziga gihagaze gicanye ayo matara ndangaburumbarare. Icyo gihe umuyobozi w'ikinyabiziga abona cya kinyabiziga akiri mu ntera ya metero 200 kugira ngo akigereho. Uvuga ngo ayo matara agaragarira, ntabwo amurika muri metero 200, oya, ahubwo abonwa ukiri muri metero 200. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma muri iki kizamini cyakozwe, kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Muri kubona icyo cyapa uko kimeze. A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D, birabujijwe kunyuranaho. Ubwo nawe ukurikije uko wize ibyapa urareba uvuge ngo iki cyapa gisobanura iki. Buriya rero kugira ngo umenye ibyapa neza ni uko ubanza kumenya ese iki cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa. Iyo umaze kumenya ngo icyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa, icyo gihe rwose nta kabuza icyapa uragishobora ukurikije ikirango kirimo. Hano rero igisubizo ni D, birabujijwe kunyuranaho. Nuvuga ngo iyo ubonye iki cyapa uba ubujijwe kunyuranaho, uba ubujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Murakoze rero iyi exame, ubwo urareba urebe ngo ese ari wowe bari bayihaye wari kugira amanota angahe. Mbibutse ko iyi ni traffic rules, amategeko y'umuhanda. Kora share na like, ukore subscribe kugira ngo ujye utubonere ku gihe. Ibizamini byose twakosoye cyangwa se amasomo twashyizeho kuri YouTube channel yacu ujye uhita uyabona utabanje gushakisha. Gukoresha rero application ya traffic rules uyibona gute? Ujya muri Play Store ukandikamo ijambo traffic rules, ukayidownloadinga, ukayinstara muri telefone yawe. Ahangaha rwose muri iyi application ya traffic rules usangamo serivisi y'Irembo, ugasangamo uburyo bwo kwiga, ugakora imyitozo imeze neza nk'iyo mu kizamini. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Naho ubutaha.